ariko Yami, mu by'ukuri ibi bintu icyo kibazo ubajije biteye ubwoba. kigaragaza ko utazi neza iby'abagore. Impamvu irigaragaza, abantu bose bumvishe ko twanesheje abamori bari bafite ingabo zikomeye. Sihoni na Ogi bari abami b'ibihangange, nyamara twabakubise inshuro. Abanyakanani wiriwe neza. twabakuye umutima. Amakuru. Urongera ijwi ndi gushaka ko kukubaza amakuru kuko nzi ko hari icyo wayamenyeho. Umugabo witwa Habimana Noel witabye Imana ejo bundi ku itariki 11. Mfite amakuru ko wari kumwe n'umuyobozi w'umudugudu umunsi mwagiye mu rugo rw'uyu Habimana Noel. Ari nawo umunsi yaje gupfiraho. Ndetse mfite amakuru kuri umwe mu bantu bagiye kubazwa ibyo bazi ku icyo kibazo. Ndamuzi uriho kwirebero uheruka gupfa. Habimana Noel ndamuzi ariko bidashyize kera. Namumenye uwo munsi. Namumenye uwo munsi apfa. Namumenye uwo munsi naramumenye nyuma uwo munsi ahita apfa nyine. Nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo yenuye ku Gisozi. Nabyutse mu gitondo hari umushuti wanjye dukorana akaba umukuru w'umudugudu. Umudugudu hariya aho Noel yaratuye. Hara Noel yaratuye. Arampamagara tusanzwe tuganira kuko urumva turakorana. Ansaba ko namusura yaratuye anabisaba ariko twari dusanzwe tunagenderana. Kubera ko twari buze gukora nimugoroba, masaha nimugoroba. Tuvuga ko mushobora gukora amasaha ya shift. Ibyo bita shift, masaha nimugoroba tugashiftinga abandi. Nagiyeyo we n'umupapa arubatse. Je n'umusore. Njyayo dusangira icyo kunywa mu gihe gitoya. Ariko ambwira ko hari umuntu wamuhamagaye nijoro mu ijoro yari yashizeho. Ndumva yarapfuye kuwa kane. Si kuwa kane ra? Yego. Ambwira ko yapfuye ndumva yapfuye kuwa kane ra? Tariki 11. Yapfuye tariki 11. Mu masaha nimugoroba. Yego. So ambwira ko hari umuntu wamuhamagaye kuri gatatu wawe ku itariki 10. Ambwira ko hari umuturage wamuhamagaye ndetse anambwira ngo ni umukire cyane. Arumva yabwiraga ko ari umukire cyane, arambwira ngo tujyane ngo tujye kureba ikibazo. Ambwira ko urumva yari yamuhamagaye mu masaha 5 za nijoro kandi twari turi ku kazi. Ambwira ko yamuhaye rendezvous yo ko babonana mu gitondo nk'umukuru w'umudugudu. So arambwira ati tujyaneyo, arongera arampamagaye. Iyo saa turi kumwe arongera amuhamagare. Hari amasaha ya saa 5. Ariko kubera ko twari dutegereje kurya, urumva nari ndi mu rugo rwe. Turabanza turarya, tumajije kurya turajyana. Genda n'amaguru, urugendo rutoya rwose. Baraturanye. Oya ntago baturanye kuko undi batuye muri quartier yo hepfo aho bita mu Gihene. None undi agatura ruguru muri quartier ubona y'abakire cyane, sinzi uko bayita ariko nabakire nyine ubona hatuye abifite. Tugezeyo tubasanga uwo mugabo. Umugabo rwose ubona ufite imibiri yombi, utiyiganjemo inzobe, munini, ubyibushye, unavuga neza. Yavugaga neza nyakugenda. Vuga neza. Tumaze kugerayo aduha karibu, turinjira, turicara. Tumajije kwicara tuzimanira. Njyewe ninyweraga gahiye. Anyereka aho turi n'umugabo ubona wihaye nyine. Wari wishoboye. Basanze we n'umudamu we. Yego. N'umwana we umwe w'umukobwa
kana k'agakobwa ubona k'ubu rwose gakuru gakuzemo imyaka nka numvaga ari ngo 15 hanyuma aratuzimanira ndanywa noneho atangira kutuganiriza ikibazo ariko ntago yaranzi yarazi uwo mukuru w'umudugudu atuganiriza ikibazo. Ubwo mukuru w'umudugudu yarakwentroduije avuga uriwe ko mukorana wenda kugira ngo akwisanzureho. Yaravuze aravuga noneho ngabo uri abita Noel. Navuye twabaye inshuti akambwira projet akambwira uti mwagira mutya kuko jewe ndi umuganga ndi umuganga mu busanzwe noneho tubwira icyo aduhamagara areka tubwira umugore we atari hafi aho ngaho muri salo maze kutubwira aratubwira uti burya naguhamagaye ejo nari ntonganye n'umugore atubwira amagambo yamubwiye mabi. Yakubwiye wenda aho intonganya zatangiriye nuko byagenze uri washyizeho bya bindi byanyu yego yego noneho yatubwiye atubwira ahantu byatangiriye atubwira ko ibibazo afitanye n'umugore bimaze imyaka 3 atubwira ko bimaze imyaka 3 atubwira ko byatangiye umugore nyine agira imyitwarire mibi ye ntabwo ndashaka ariko bashatse barabizi imyitwarire mibi yo gucana inyuma noneho umugabo akamufata kenshi ariko akihangana kugeza ubwo yaje kugeraho yohereza umugore mu hanze y'igihugu amwohereza yaje kugeraho ashwana n'umugore baratongana cyane hafi no kurwana atongana bapfa umugabo umwe sinzi niba namukubwira kuko namuvuzeho mbere mu kiganiro nishaka ndamukubaza witwa Kazungu bita Kazungu ufite company Ingufu Gin yego Ingufu Gin Limited noneho rero umugore ngo baratongana bagira na sabotage biba ngombwa ko umugore avuga ngo twatandukana ariko noneho kubera ko urumva urugo rw'abakene hariya wambwiye ngo nitwa Theogene urugo rw'abakene rero Theogene buriya ntabwo ari kimwe n'urw'abakire buriya urw'abakire batongana muri discipline urw'abakene bo bashyira ku karubanda noneho byabaye ngombwa ko umugabo abwira umugore ati noneho ntabwo twakwishyira ku karubanda aramubwira uti reba ahantu waba ugiye umugore amusaba ko yaba agiye kuruhuka aramubwira ati nyabune ntiwahukane ngo ujye mu rugo umugore aramubwira ngo ashaka kujya hanze y'igihugu amwohereza muri Canada ibyo nkubwira n'umugabo wabitubwira yego bicaye rwose mu ntebe ze nziza noneho atubwira ko yamwohereje muri Canada ndetse amuha amafaranga menshi kuko umugabo pe nagezeyo nsanga ni umugabo pe afite amafaranga menshi noneho umugore ageze muri Canada hari umugabo umwe w'umunyarwanda nanone utari Kazungu yego uba Canada yatubwiye wenda kuko ashyizeho bya bindi byanyu ngo biratambuka ntashaka kukubwira ntabwo muvuze uwo mugabo impamvu njye na Kazungu namugarutseho kuko we no ku kiriyo yagarutsweho n'abavuga hari benda turaza kubigaruka ariko we ngira ngo hari n'ibyo bivugwa yuko hari n'amashusho ngo yaberetse noneho uwo mugabo yari Canada yavuye mu Rwanda musanga Canada asanga umugore muri Canada asanga umugore Canada kuko umugore yabaye Canada yabanje kuba
Pakistan ubundi yaramwohereje Pakistan noneho umugore aza kudeviya ajya Canada ariko aza kubibwira umugabo ko yagiye Canada ubwo urumva umuntu uri Canada nta kazi afite yagiye kuri zotinga ufite umugabo agomba kumuha amafaranga yego yamuha amafaranga cyangwa nawe wenda afite access kuri konti runaka ntabwo bizi uko bigenda ariko umugabo yatubwiraga ko yamwohererezaga amafaranga ndakubwira ibyo yatubwiraga yego kandi ndakubwira ibintu ushobora gusubiramo n'ahandi hose ariko ibyo yababwiraga umugore ari nko mu gikari yarabanje arabitubwira amaze kubitubwira ahamagara umugore abidusubiriramo yego komeza ibyo yababwira amaze kubidusubiriramo atubwira ko umugore yamwohereje Canada amubwira ko mu by'ukuri bagiye kwitekerezaho bombi umugabo akatubwira ko we ntacyo yitekerezagaho kuko ntacyo yakoraga kibi yari ahangayikishijwe n'umuryango we noneho umugore nawe yarari aho yumva ubwo umugore yaje kuza twicaye iwe muri salo yaje kuza atubwira ko yateguraga amafunguro nubwo nabonye bafite abakozi barenga umwe noneho biza kubaho noneho ko bicara bombi nyine tugira na deba ubwo twari bane ari jyewe n'urya mukuru w'umudugudu nabo bombi yego bagira na deba kuko twari tugiye mu rwo kugira ngo umukuru w'umudugudu abunge yego yumve ibibazo abaturage yumva amakimbirane we ntabwo bari bakuzi ariko hari akantu gato mbere yuko tugera ku icyo gihe cyageze mukicara muri kumwe yego hari aho watubwiye ko umugabo yakubwiye ko yari yagiranye ibibazo n'umugore izo ntonganya yigeze ababwira icyo zaturutseho yatubwiye inkomoko yatubwiye ko intonganya zaturutse kuri kontaki y'imodoka ntago giye nayibonye aho ngaho ariko yari imodoka ngo ya Range Rover umugore yashakaga ariko itwarwa n'umugabo noneho umugore ngo yarayishakaga yashakaga iyo kontaki ashaka iyo kontaki kugira ngo ajye niba ari uguhaha nibaza ari uguhaha muri bakire bahahiriye hejuru muri za Simba n'ibindi so umugabo arayimwima umugabo mu kuyimwima umugore yaje kuyifata umugabo ngo yaryamye ndagira ngo ubwire umugore yaje kuyifata umugabo yaryamye bayikuye muri tiriwari yavuze tiriwari ko ntabwo namenye tiriwari ari iyi ntabwo yasobanuriye tiriwari ari iyi yayikuye muri tiriwari ubwo niba yaragiye guhaha wasanga yaragiye guhaha nijoro Kigali baranabakora bamenya noneho iyo kontaki niyo yashakaga iyo Range Rover kandi ariko umugore ngo yagiraga n'iki sinzi wasanga yarashizemo nk'amavuta bya bindi yagiraga imodoka ye ariko ashaka iyo Range Rover yashaka gutwara iyo umugabo birashoboka wenda ko waba ufite imodoka itameze neza ugashaka gutwara imeze neza yego simbizi birashoboka noneho umugabo yayimwimye rero nibwo yaje kuyifata umugabo yasinziriye ariko mu gutaha baza gushyamirana baje gushyamirana rero biza kuba ibintu bitari byiza kuyizungu n'ubundi bashyamiranye bapfa kuba yatwaye yako nacyo atamubwiye imodoka yatwaye bapfuye bashyamiranye mu rukerera umugore yanze gutanga kontaki y'umugabo ni ukuvuga ngo yavuye no gutwara imodoka yanga kuyisubiza umugabo niba ari uguhaha yavuye guhaha yanga gutanga kontaki y'umugabo yanga kuyisubiza aho yayikuye yego umugabo mu kubyuka ngo agenda numvaga yatubwiraga ko akora ibintu byinshi bagira amadepo Nyabugogo bagira imodoka za rukururana bagira ibintu byinshi yatubwiraga ibintu byinshi ko ari businessman so rero akatubwira ko yabyutse ashaka kugenda mu cyakare yashaka kontaki akayibona umugore akamubwira ko atayibona ashaka wenda umugabo wagira ngo ashaka ko baza kuganira ariko kugera mu masaha saa tanu umugore nta kintu yari yamubwira yabonye ko nta biganiro
nibwo yahamagaye umudugudu. Rero icyo gihe arabitubwira. Rero mu kuva iyo mu mahanga, umugore yaraje ngo umugabo yamwigize mu mahanga, aravuga niba warataye urugo nkabimenya. Yamazeho imyaka, yego, yamazeho umwaka urenze umwe. Aravuga ati niba warataye urugo nkabimenya, ko wagiye uvuga ko ugiye kuruhuka, ubu noneho niba waruhutse wazuga, niba warataye urugo wazuga twara abana. Ariko wa mugabo waturutse mu Rwanda yamusanze iyo ngiyo. Yego, umugabo ndamuzi, yaramuvuze yamuvugira, ariko reka simuvuge. Yego, reka simuvuge. nawe ni umugabo w'umugwizatunga? n'umugabo hejuru iyo hejuru. Yego, umugabo iyo hejuru, reka simuvuge, si ku mpamvu ze bwite, nanjye zanjye bwite. Ni umugabo hejuru iyo ngiyo, hejuru mu ngofero. Rero yamusanze iyo ngo rwose abantu urumva wabonwa n'uhagaze, abantu babitangiye kubwira umugabo mu Rwanda ati umugore wawe ibintu ni ibiki n'ibiki n'ibi. Mbiza kurangira umugabo abimenye, maze kubimenya, ariko hakaba umwana we w'umuhungu wiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Uwo mwana agira smartphone yo mu bwoko bwa Sony. Urumva wabwiye ngo yitwa Theogene? Yego, urumva Theogene, uwo mwana agira smartphone. Yego, ndagira ngo mbikubwire, yo mu bwoko bwa Sony, smartphone ntoya rwose, yo mu bwoko bwa Sony. Uwo mugore harimo email y'uriya mudamu rwose. Ntabwo navuga umugore kuko si uwanjye. Y'uriya mudamu. Ubwo email kumwe abana n'undi batemerewe gufungura wenda ama email, yiroginze akoresheje email ye. Yiroginze muri telefone y'umwana akoresheje email ye. Yego, yakoresheje email y'uwo mudamu. Mudamu rwose mugufi, ubona mugufi. Mugufi wirabura. Wirabura cyane, ariko wirabura. Noneho yashyize email muri telefone y'uwo mudamu. Noneho email preto y'uwo mwana. Yego, noneho email ya download icyo bita Google Photo. Google Photo, wenda kugira ngo abantu babyumve neza, iyo ufite email wiloginze, amafoto ushyira muri smartphone yisevinga ku cyitwa Google Photo, ku buryo niyo wahindura telefone, iyo wiloginze mu yindi email cyangwa muri telefone nyinshi, ya mafoto ari kuri Google Photo ajya muri iyo telefone. Urayabona? Yego, yashizemo icyo bita Google Photo. Yego. Noneho umwana, ndagira mbikubwire, twicaye muri salo, uwo mupapa uriya nyakwigendera yari afite iyo telefone y'uwo mwana. Mu magambo yaratubwiye ngo icyambabaje si uko akora ibi. Yaratubwiye ngo icyambabaje ni uko abyereka. Ni ibiki ibyo? Ni ibiki? Hari ibyo tubwiye muri telefone, harimo ibiki? Ibyo yatwerekaga muri iyo telefone, yatweretsemo ifoto amafoto agera muri atatu y'uwo mukazungu asomana n'uwo mugore. Warayiboneye n'amaso? Umva bici, umva nkubwire wowe munyamakuru. Nani bici zo mu Rwanda, genda umusore ndazizi, nzi Bugesera, nzi Nyamata, urabona Nyamata ndayizi, urumva Muhazi ndayizi, Kibuye ndayizi, ni naho iwacu. Rubavu yo nyizi no kukurusha, n'ubwo uri umunyamakuru. Yarari Rubavu kwa West ahandi kuri wa mucanga ku ruhande. Yasomanaga n'uwo mugabo, basomana ifoto, basomana gusomana. Yego, hari ibi byateye wenda bya AI, ntabwo byari biyo, yari original. Ifoto ya AI ndayizi, zikwitandukanye. Noneho confirmation yabyo, yatweretse video aryamanye n'uwo mugabo. Video? Video aryamanye n'uwo mugabo. Bakora agite zitandukanye. Buriya AI hari uburyo ikora, ikaba yakora agite imwe igahora muri iyo. Yego,
bakora acte zitandukanye, umugore ajya kumusukira ve mw'iyo chambre, urumva yambaye ubusa buri umugore yambaye ubusa. Bigaragara ko n'icyo kigabo n'uwo mugabo mbabarire n'uwo mugabo ntago yakoze ibintu byiza kuko gufata umuntu video gutyo se ibyo urumva ari byo. Muri make bigaragara ko umugabo ari wowe yifashe umugore. Umugabo wari uri kuyifata akaza kuhereza uwo mugore. Yego. Ajya kumusukira ve ahantu kameza k'umweru aho ve yari iteretse ya drosti ndayizi. Ariko umusukira ve bakagaruka bakongera bakaryamana tubireba ni video ishyira ngo mu gihe cy'iminota 2 n'igice. Yego. Ari naho bayifashe ukabona ntibigaragara, hari kugaragara ibirenge n'amabuno y'umugore. Bigaragara ko umugore yari hejuru. Yego. Ibyo bivaho arabitwereka. Noneho umugabo icyo yatubwiraga yabazaga umugore. None niba mbyumva neza kugira ngo umugabo ayibone yayibonye muri telefone y'umwana kwa kundi nyine, ubwo muri make umugore yari afite muri telefone ye, ariko kubera kwirogingaho email ye biza kurangira ukuvuga ngo Theo umugabo yayibonye muri telefone y'umwana kuko yaramubajije ngo izi video zavuye aratubwira ngo umwana yarambwiye ngo pa yarambwiye ngo daddy urumva ni umwana nakana kubu kavuga icyongereza cyinshi. Yego. Aratubwiye ngo yarambwiye ngo daddy ngo do you know this man, avuga kazungu. Urumva umwana yajyaga mwizo apps zose abana baratukura akabibona. Ngo do you know this man, umwana noneho umugabo Noel akagerageza gukansaringa umwana akavuga no I know him. Urumva ngo niko yamubwiraga. Noneho umugabo we akatubwira ngo naho nabikuye. Noneho akabaza umugore ibi ntago ubizi. Noneho nanjye nakibaza reka nkubaze weteho ndabaza umugore wajya kwigendera yihangane ahari nkibaza nkabaza na mama w'abana ese koko wa mugore w'abandi wa mu mama we kiriya bintu ntago ubizi ntabyuzi. Dukomeje gato umugabo yatangiye kutubwira situation yabayemo. Umugore atangira kumurega konte ngo ari konte yamwatse. Yego. Aho se aho ibyo byayo mashusho umugore reaction yabigizeho ni iyi. Umugore urumva ntacyo yavugaga. Ntacyo yavugaga ariko akibivuga abimwereka yamuciriyeho. Acira umugabo. Yamuciriyeho tureba ndetse yegura afata piro abantu piro agasego afata piro afata agasego abantu bazi ko umugabo hari piro zirimo mu ntebe ihera yo mu ngoni. Piro zirimo yafashe piro ashaka kuyikubita umugabo. Yafashe uwo musego ashaka kukubita umugabo ariko ashaka kumukubita ariko ahaguruka agenda amera nk'uwikibatura ariko turahagarara urumva twari duhari ntacyo ari kumugira turavuga toka. Noneho umugabo yaratubwiye ngo we ubwe aramubwira ngo ejo bundi waratashye utaha saa 8 za nijoro zishyira saa 7 saa 8 bazishyira saa 8 asanga umugabo mu rugo. Utahana n'uyu mwana w'umukobwa afite umwana w'umukobwa mukuru ufite imyaka 15. Ubona kana kubu rwose. Arangije aratubwira ngo waratashye. Ndakubwira ngo ese usigaye utaye isaha nkabyuka ngufungurira. Ati wambwiye amagambo mabi. Ati no ndakubwira ngo jya ugenda nta kibazo ariko wijyana umwana. Wijya kwereka umwana ibyo ugiyemo umwereka iby'ubu byateye umwana aracyari kwiga. Umugabo aratubwira ngo yese nkubita urushyi. Umugore akubita umugabo. Umugore ngo yakubise umugabo urushyi ariko mu buryo butunguranye mukubita urushyi ko rwatana. Ibyo yabivugaga n'umugore ahari. Umugore ahari. Umugabo aramubwira ngo ibyo bintu uko ari byo wamagare mu mudugudu siko byagiye.
none nanjye nkabaza icyo kibazo uwo mugore ahari wenda nanareba ikiganiro wa mugore siko byagenze ko wabyemereye imbere y'uriya mugabo nyakwigendera atari yapfa ukamusaba n'imbabazi turangije wumve ngo nafashe telefone ngira telefone z'ubu zigezweho nshaka gufata utwo dushusho umugore yaranyishe yarambitanye noneho ndabireka ushaka gufata nawe twa dushusho ndashaka gufata ayo mashusho nyine ari aho ibyo turi kuvuga yego umugore yarambitanye arananuka igitutsi nkakubwira gitukanwa n'abantu nk'iyo ngiyo ashumba bariyo noneho arangije akimubwira gutyo cyakora icyo nabonye umugore yamusabye imbabazi byari kurangira aciye gufasaba imbabazi yasabye umugabo imbabazi azimusabira aho ngaho aramubwira turabona wahamagaye umudugudu akajya anamwita papa runaka aba afite akana yego akajya anamwita papa runaka urumva abana wenda ntabwo bashyira mu bavuga gutyo gusa akajya amwita papa runango rwose papa ndabona ibintu byabaye babarira aranapfukama kuri tapi yabo ariko noneho icyambabaje imbabazi yewe ndi mukuru ndi mukuru navuze 91 mfite imyaka 30 icyambabaje izo imbabazi umuntu usaba imbabazi abishaka noneho naranize mfite ubwenge mfite n'ubumenyi naranize usaba imbabazi mbamureba n'udasaba imbabazi mbamureba igihe tewe ushobora kuvuga imbere yawe gusaba imbabazi kugira ngo babyita vuga uvuya yego kunyikura imbere yasabaga imbabazi kuko twari twarambiranye pe yego mwamaze umwanya kandi uvuga ko mwamaraga umwanya niko yavugaga n'ibindi yararimo umwana w'umukobwa yaje kuza abwira dadi abwira papa we amubwira mu cyongereza amubwira dadi aramubwira ngo urumva icyongereza amubwira papa I love you amubwira ndagukunda aramubwira ngo ntuba wibabara urumva aramubwira wibabara yaramubwiye ngo wibabara ndagukunda byonyine haza akana ke k'agahungu kameze nk'akavuye ku ishuri byari bibaye ndagira ngo mugereranyirize byari bibaye saa 7 n'ibindi urumva mwabwiye ko mwahageze nko mu masaha sangahe saa 5 n'iminota ubwo mwamaze nk'amasaha 2 arenga batumaze n'amasaha 2 tujyagira ku ibyo bintu byageze nka saa 8 n'ibindi uwo mwana abonaga yambaye uniform numvaze niba aravuye ku ishuri n'ibiki yaramubwiye ngo dadi ngo how are you byonyine mwana noneho papa we aramubwira ngo amugudu amwereka aramubwira ngo fata ji umwe hariya aramwereka nyine amwereka ko nta kibazo cyabaye ariko umugabo agira ikiniga aratubwira ngo ikimbabaza urumva ngo mwana none yaramubwiye ngo papa ngo I know everything ngo but ngo be sorry it's okay uwo muhungu ako kana k'agahungu yarambwiye ngo byose ndabizi ariko ihangane ngo I know everything urumva ariko ngo be sorry it's caused by avuga kakana ke k'agakobwa gakuru avuga ko ariko kabitera yavuze ko ariko kabitera ariko urumva abana nyine ntago bari kuvuga ko ari nyine ubitera kuko mw'iryo joro ngo bashyamiranye abana bareba yego mw'iryo joro mu makuru mfite kugira ngo wenda utubwire niba byarabaye hari uburyo cya gihe umukobwa na nyina baje nijoro ngo bashyamiranye na se noneho umukobwa abwira nabi se sinshaka gusubiramo amagambo ariko yabwiye nabi se oya Theogene wambabaye rero bashyamiranye na se ariko urumva aratanye na nyina ariko urumva iyo uyoboye ntacyo papa we yari gukora umwana kandi aramukunda
abakunda bigaragara ko amukunda pe bigaragara ko abakunda yabakundaga kubera ko yahagaraga akavuga ngo ntujyana abana ntubibizanamo abana basi reka tubivugane ukwacu wituma mwana azano muri saro nibyo bintu yahoraga anatubwira avuga ati nicyo tunapfa cyane ikintu dupfa ikintu cya mbere ni aba bagabo babiri ati cya kabiri niba ukoze ibintu wibizanamo abana yari umugabo abamuzi baramuzi bimubwira ndabizi abamuzi baramuzi ni imfura pe yari umugabo namubonyeho rimwe mukunda uwo munsi apfa uwo munsi nicyo cyambabaje yego muri niyo mpamvu mpamagaye nka kwitaba none se mbonye ukomeza umpamagara inshuro zigera mu 10 ndavuga reka kwitabe numva ibyo ari yego none icyo nshaka kumenya byaje kurangira ubwo amusabye imbabazi murabasiga gutyo birangira gutyo yamusabye imbabazi yamusabye imbabazi aravuga ngo pararuna mbabarira ngo urabona ibintu byarabaye ngo reka tubigarure ngo reka turere abana ndetse aramubwira ngo inda wasabye kuntera tukabyara undi mwana wa gatatu nta kibazo ndabyemeye abyumvisha bimvikana ko umugabo yari yashatse ko babyara undi mwana umugore akabyanga umugore yari yarabyanze yaravuga ngo nta kibazo ndabyemeye kuko umwana we muto yari afite imyaka igera muri 12 12 noneho umugabo yaramushubije ngo nanjye ndongera biyemere ari uko umbwiye ko urekanye n'uyu kazungu uwo nguwo ndagira mukubwire nyiri ngufu gini ntibikureba aho uri hose rwose oya ntacyo ntwara ndi umwana w'umushi noneho ikindi aravuga ngo urekane n'uyu kazungu ngo urekane n'umushyi ntago naherekane mutsinda ntago mukubwiye atema abantu rwose niyo mbabonye kuri televiziyo ndi kureba ati mpita ndwara ikintu kiri nk'igicucu ubwo umugore yemereye umugabo ko noneho ashaka kumuterinda bakabyara ariko umugabo nawe ati kugira ngo koko ubyare ubwo niho kuvuga ati kugira ngo nzemere ko ari iyanjye nuko uzaba wabaretse tuzabareka umugore arabyemera pe ariko abwira umugabo ngo umugabo arongera avuga ati urongera umbwire 8,000,000 na magana angahe numva ari na 300 wakuye kuri konte zagiye he kutambwira icyo wazikoresha kandi wazikuyeho uri mu Rwanda abyumvisha abantu bareba bazarebe izo man noneho umugore ati urabona ngo avuga ibintu byinshi cyane yavuze ibintu byinshi avuga bene nyina avuga iki ntago ninje muri famiye ye avugamo byinshi birahosha umugabo uti ntacyo uti sawa noneho byarangiye umugore nyine ameze nk'uhagurutse muri twebwe aragenda ariko umugabo akomeza tuganira umugore ntacyo namukoreye aho nashatse ati aho nashatse umugore nanze gushaka umugore wa kure nshaka hafi buriya ngo baranaturanye iwabo bose ngo nabo ku buhanda kuri famiye ngo baraturanye kabisa hafi ku rugo ku rundi ngira ngo nakazungu nawe ahakomoka ubwo ni nk'ibyo bice simbizi ntabwo nzi yakomoka rwose rwose singa namenye noneho arangije aratubwira ati atubwira uburyo uwo kazungu aho yamufasha mufatira naho mu rugo yamusuye mu rugo ho yamufatiye mu rugo kwirebero yamufatira mu rugo kwirebero ariko nyine urumva usanga umugabo yicaye mu rugo ntago wahita ufatiraho ngo uvuge ngo ncire inyuma umugore yari ahari nk'umushyitsi bisanzwe yari ahari nyine ariko wasanga yari amaze no gukora agaturo urumva noneho ibyo birarangira turataha biba ngombwa ko tugenda uko isaha zacu zari zigeze twavuye nka 8:20 za kumanywa z'igicamunsi noneho adutwara mu modoka
umugabo twari turi kumwe mukuru w'umudugudu abanza kujya ku kagari sinzi ibyo yaragiye kureba aradutwara tugeze i Remera ku kazi atugeze i Remera ku kazi ubwo naho urumva mwagiye mu nzira muganira tuza tuganira ubona yagaruye icyizere ko wenda mu rugo ibintu yaratubwiye ati nuko mwari muhari ati njyewe ofete ngarutse gatoya inyuma akimara kumukubita urwo rushyi yagiye gutanga ikirego muri RIB umugabo urushya rutari urw'icyo gihe ariko muri kumwe rya joro yarabwiye ko umugabo wese ajya gutanga ikirego yagiye gutanga ikirego muri RIB aranishinganisha aravuga ati uyu mugore umwubise urushyi ashobora kuzagica ibyo bintu birimo RIB Rwanda mu bireba ibyo bintu Noel yatanze ikirego yarishinganishije mu birebe ahubwo kuki mutahise mujya kureba icyo kintu ko mutubwira ko muri investigator b'umwuga kuki mutagiye kureba ibyo bintu ngo mukurikirane mumenye ibyo bintu ibyo ari byo RIB kugeza ubwo umuntu apfuye amanzaganye noneho atanga ikirego yamaze gutanga ikirego niko yatubwiye yego aje gutanga ikirego aragaruka nyine ubwo urumva iyo uvuye kuri RIB ubundi uba wumva uri safe uvuga ati ndakavaza igiye kubinkorera noneho ataha nyine agenda atubwira uburyo byagenze ajya atubwira ibintu byinshi atubwira ibiki byose atubwira umugore uburyo yamugoragoje atubwira uburyo umugore yamushatse atubwira amafaranga yagiye atwara atubwira ibintu byinshi atubwira abantu yagiye asambana nabo atubwira abantu benshi yagiye asambana nabo kabisa umugabo akamufata vis-a-vis urumva noneho atubwira ati turavuga ati ihangane kuva gusabye imbabazi reka tureke ahinduka icyambabaje tugeze ku kazi nko mu minota 10 twumvishe umuturage ahamagara wa mutipe uriya mukuru w'umudugudu aramubwira ngo wa mugabo arapfuye wa mugabo arapfuye ubundi wese kibimbwe ndavuga ngo wa mugabo arapfuye aribwo adukuye hano ageze mu rugo kuko yadukuye hari yatugejeje hariya ku kazi kwirebero preto watuvanye kwirebero atugeze i Remera aratubwira ngo ngiye kwitera amazi gato ndangiza ngo ndikoza Nyabugogo urumva niba ngo yari bwikoze nahe no mu mujyi arangije ikintu ngo arapfuye no tubajije ngo kimwishe ngo umugore niwe usohotse urabita umugore niwe wamwibikiye ngo umugore ngo yarasohotse ngo aratangaza ngo yarari muri dushe ngo agwa muri dushe ahita apfa agaswida ngo nyine ngo urabona ngo umugabo ngo yari muri dushe ngo amaze kuba ari muri dushe ngo anyerera ngo ahita apfa baragwa ahita apfa ibyo sugira ngo mpakanye ko bibaho ariko shaka noneho twe twafashe inzira duhita tujyayo twavuye ku kazi duhita tujyayo kuko twari dufite umusimbura wo kazi byarangiye ugeze muri rwa rugo kabiri ku munsi ari nabwo umunsi wahageze twagezeyo twagiye tujya turavuga reka tujye kureba uyu muniga ikintu abaye uko bigenze rero dusanga muri umunawe yahageze ndetse n'abaturage barahari murumuna wa nyakwigendera murumuna wa Noheli murumuna wa Noheli w'umuganga numvishe bakora Faisal nta nubwo nari muzi igihe yego noneho dusanga ari aho ngaho mu rugo ariko hari saga ndende banze ko ngo yinjire bari banze ko yinjira mu rugo se ngo bari banze ko yinjira bangira iki afite natwe tuhagera babanje tubwira ko ngo ambulance yatwaye umurambo ambulance harya wewe umuganga ambulance itwara umurambo oya ubundi ntago umuntu upfiriye muri community wese arategereza ubundi inzego z'umutekano ziba zigomba kuhagera uko yagapfuye kose cyane cyane nk'upfuye azize amanzaganya nk'ayo ngayo yego ngira ngo nari ibunjya mbona bikangurira abantu ko bene aho hantu
utagomba no kuhafrekanta kugira ngo urumva atandukanye abantu bapfa ari umuntu upfa yararembeye kwa muganga yarangiza muganga akamusezerera akamubwira ko nta bubasha gifite bwo kuba yamukurikirana cyakora baragerageza hari uburyo bagerageza kumukurikirana mu buryo icyo bita amaswero ko ubutabazi bw'ibanze n'ubufasha buhoraho uwo muntu yapfiriye nko mu rugo wenda aho ngaho ushobora kujya gusaba moruge wenda nta zindi nkurikizi ariko nk'umuntu upfuye gutya amanzaganye agapfira muri kominote akagwa muri kominote bisaba ko abanza kugera inzego zibishinzwe cyangwa z'umutekano zikabanza zikamenya eida apfuye ate yapfuye ryari azize iki bakabireba bwo mu buhanga bwabo yego ariko batubwiye ko ambulance yamutwaye kandi ambulance ubwayo ubundi ntabwo igitwara umuntu wapfuyeho iyo yari yamutwaye ite si yo ngiyo n'iyo imugeze igasanga yapfuye baramubwira ngo umuntu yapfuye mukora izindi process igahita isubiranye none uwo kuki yatwawe na ambulance nk'uko babivuze yarabitubwiye ariko yari akiri mu nzu yarabeshyaga yarabeshyaga noneho akiri kubivuga gutyo uwo mugabo uwo murumuna wa Noheli uwo murumuna w'umugore nibwo twasanze cyakora uwo mugore aryamye hasi ku ruhande ajya kwibaraza ariko ataryamye ubona yasinze ataryamye nk'uwasinziriye aryamye nk'umuntu uryamye nk'umuntu ibintu byarenze nk'umuntu byarenze tugira ngo ni koma yaguye kumbe tubaje abari aho niba ngo runaka ni igipfunsi ngo ni sinzi niba ngo sinzi akantu yamukubise ariko wa murumuna w'umugabo batangiriye batubwiye ko batangiriye uwo murumuna w'umugabo we ashaka kwinjira ngo arebe mukuru we urwo rupfu apfuye naho ari ikimwishe cyane ko watubwiye ko cyane ko ari n'umuganga twasanze musaza w'uwo mugore umugore wa nyakwigendera tuhasanga n'uwo mugore wa nyakwigendera na nyirabukwe wa nyakwigendera nyirabukwe wa nyakwigendera yari mu nzu yego yari mu nzu namubonesheje amaso ariko ntitwavuganye ariko musaza wabo abibamba yuko hari umuntu winjira ubwo urumva umwe ari kurwana kuri mukuru we wapfuye abandi nabo ku yindi side agavuga ngo ninjire njye kureba uko mukuru wanjye bigenze undi abibamba pe yabaye ibamba kugeza ubwo ibaza inzego za polisi umutekano zahise ziza atari yinjira natwe tutarinjira byadushobeye noneho rero ubundi nyine washobora kubigenza urumva yari yapfuye ariko umwana w'umukobwa twaramubaje ngo ibintu byagenze gute wari uraha byagenze numvishe dadi ataka gatatu ibyo yanabivuze mu kinyarwanda ngo yaratatse ngo arataka ngo yaratatse ataka gatatu yanabivuze mu kinyarwanda nubwo ari abana bakunda kuvuga icyongereza yabivuze ngo nyine ngo nagiye kumva ngo numva dadi ngo aratatse ngo arongera arataka ngo arongera arataka umwana w'imyaka 15 noneho rero numva ntago twabimubazaga twenyine hari benshi abaturage bari bahari hari amaze kugera n'abakarani baje bakoreraga uyu mugabo n'abakozi bandi bakoreraga uyu mugabo batari abakarani mubaza rwose banga ko twinjira bamaze ko twinjira urumva inzego z'umutekano zari zihageze ntabwo zari gutuma twinjira zari kugira gute bagerageje gukavaringa ngo iyo pfa mu cyaro mu cyaro uburyo naho byari bimeze bitameze neza ababyeyi bari bamaze kumva iyo nkuru imbogo twagije nyine urumva twebwe twari dutorotse ku kazi ngo tujye kureba ibyo ari byo twahise dusubira ku kazi yego dusubira ku kazi ariko icyo nakubwira Theo witwa Theogene niko wabwiye ukorera mu gitangazamakuru cyitwa gute Ukwezi TV nta gihe na kimwe uyu mugabo nyakwigendera
bagakwiye kureba inzego zibishinzwe zakwiye kureba ikintu cyamwishe. Ntabwo uyu mugabo yaguye muri dushe, ibyo ndabibabwiye. Ntabwo yaguye muri dushe, icyo ni icya kabiri nsubiyemo. Ntabwo yigeze agwa muri dushe, izo ni inshuro zigira 3 na 2 irabivuga. Ikindi icyo nabonye yewe kujyanye giti yewe ubwanjye nzigera mbona ubutabera igihe abanyabyaha aribo bashyiraho amategeko. Ibyo ni ibintu nkubwiye. Nta butabera nteze kuzabona, ntabwo nkubwiye hariho nzawubona, ariko ntabwo nteze kuzabona ariho hose mu gihe abanyabyaha aribo bashyiraho amategeko. Ni gute umuntu apfa agapfira muri community, abaturage byonyine ubwabo barahighlightingaga ngo azize uyu mugore. Nunajyana umugore kujya kumubaza yibura n'iminota 30. Ntago Theo. Acyo nakubwira mwana. Urakoze cyane, ndagushimiye ku mwanya wawe, nukuri urakoze kandi buriya ni byiza gufasha umwanya ukemera kutuvugisha kugira ngo usobanurire mu by'ukuri ibintu biveho urujijo. Wakoze cyane. Urakoze shaka, reka niryame. Nanjye najyanye nabo nshaka kwimara amatsiko gusa. Kozi, dore burije. Ese ubu abagabo b'Isiraheli baracyaje? Ndabyizeye. Zimura akora buri kintu cyose musabye. Erega namaze kumutwara umutima. Ubu se koko turi bubashuke baze mu birori byacu? Cyane rwose. Ab'Imowabu n'ab'Imidiyani nitwe bahanze amaso. Nidutuma bica amategeko yabo adashyize mu gaciro arebana n'ibitsina, cyangwa tugatuma bifatanya natwe mu gusenga Bayali, Imana yabo Yehova izabarwanya. Izarimbura ishyanga ryabo ryose, bitabaye ngombwa ko tunabatunga urutoki. Hanyuma ibyo batunze byose bizaba ibyacu. Numvise ko bafite zahabu, ifeza n'imyambaro myiza. Ngo nyuma y'ibyago 10 Abanyegiputa bagize ubwoba maze babaha ibyo babasabye byose. Vuba aha byose bizaba ari ibyacu. Nitugira icyo tugeraho tuzahabwa agatubutse. Bayali zabitsinze rwose. Na n'ubu sindemera ko bafite itegeko rivuga ko kuryamana n'umugore ari bibi mbere yo gushyingiranwa nawe. Mbega gukabya. Ibyo nibyo biri butume kubashuka bitworohera. Ako ni akabazo koroshye. Abo bagabo ntibazi kurya ubuzima habe namba. Zimuri yambwiye ko bari ibyo kurya by'ubwoko bumwe gusa. Ubwo se bya bindi bita manu? Yego. Basigaye inyuma cyane. Maze n'amadegede arabashishikaza. Ntacyo bazi kuri divayi, ntacyo bazi ku muziki wacu, kandi nta n'icyo bazi ku bagore. Rwose mbabwije ukuri ni nk'abana bato kuri twe. Ndumva baje, nimwitegure. Uraho Zimuri, mutware wanjye. Muraho neza. Muraho. Twishimiye kubabona. Nimugira amahoro. Abatwazanye ni inshuti zanjye, Zabudi, Yamini na Bera. Uyu nawe ni Kozibi, namubabwiyeho. Ni umugore ukomeye mu Bamidiyani, akaba avuka mu muryango w'abatware. Nawe uvuka mu muryango w'abatware. Zimuri inshuti yanjye, aba bagenzi bawe nabo barasa n'abafite imbaraga nkawe.
ntibitangaje kuba abanyakanani nibo batinya cyane. Mwabagabo mwe muri ibihangange rwose. Zimu, nizere ko nimugoroba muri bujyane natwe mu birori. Muraza rwose. Warabinsezeranyije. Nta kibazo, mureke tujyane nabo, hari bene wacu benshi bari bube bahari. Yego di, nimuze tujye gusangira amafunguro meza, divayi iryoshye n'umuziki ushimishije. Ndumva ari byiza, tugende. Yami, tugende se? Yewe simbyumva. Mubyara wanjye uyu atinya abagore. Wimbeshyera. None se Yami, nanjye wantinye koko? Iyumvire nawe ukuntu mu kiganza cyanjye horoshye. Nzi ko Abisiraheli batagira ibiganza nk'ibi byanjye. Turagirana ibihe byiza. Imana yanyu ntiyabasezeranyije kubaha ibintu byiza byo muri iki gihugu? Reka ngende nkuyobora. Njye ubwanjye ndi bukwiteho kandi nkurinde icyaguhungabanya cyose. Ubwo se mbisobanure ntera, nifuza gushimisha Imana yanjye Yehova. Yehova yicaye ba sogokuruza mu butayu, nawe urashaka kugwayo? Rwose ngwino tujyane Yami. Ibyo si byo Zimu, Yehova ntabwo ari we wishe ba sogokuruza, ahubwo bapfuye kuko babuze ukwizera. Ngwino twijyanire Yami, umuziki watangiye. Ibyo mu butayu ni mu byihorere. Iyizire. Ngwino tujye gusangira ka divayi. Oya ntitujyana. Ariko Yami, umeze ute koko? Nibyo koko atinya abagore. Ni ikigoryi. Mumureke, nimuze twigendere. Jya kurya iyo manu yanyu.